turabashuhuje mwebwe mwishyize mukomeje kutwereka urukundo rukomeye kuri Kigali Citizen Media. Mukomeze kugubwa neza cyane, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi, mwese mukomeze kugubwa neza nkuko mwabitweretse, mukatwereka urukundo rukomeye. Natwe rero ntidusiba kubagaragariza ubwo tubakunda. Uyu munsi turabahitiramo umukozi w'Imana, ni Apotre Dr. Paul Gitwaza. Tugiye kugaruka ku ivugabutumwa rye, amateka ye, ubuzima bwe, nuko akomeje kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi. Amazina ye bwite yitwa Paul Muhirwa Gitwaza. Yavutse ku itariki ya 15 ukwezi kwa munani mu mwaka w'1971. Ubu afite imyaka 54. Akaba yarashakanye na Pasiteri nyina w'ingeri mu 1997. Yabonye izuba mu gace ka Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu kigo nderabuzima cya Kavimvira. Aha ni hafi y'umupaka w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'umwaka umwe avutse, umuryango we wimukiye ahitwa mu Bijombo muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yageze ku isi ari umwana wa nyuma. Ubwo ni umuhererezi mu bana 7 bavukana n'uyu Dr. Paul Gitwaza. Abarimo abahungu 4 n'abakobwa 3. Ni umuvugabutumwa bwiza bw'Imana, aho abwiriza ahantu hatandukanye, yaba ari kuri mudasobwa, televiziyo ndetse ku maradiyo, hamwe no mu biterane bikomeye. Ni umuyobozi mukuru w'Ururembo Siyoni, ubuturo bw'Uwiteka, ndetse akaba ari nawe washinze ministeri y'ubutumwa bwiza mu magambo arambuye y'Icyongereza, ariyo ryitwa Zion Temple Celebration Center Authentic World Ministries. Akaba yarashinze amatorero menshi ku isi yose, akora ibikorwa byinshi binyuranye bifasha abatishoboye, aho yaje gushinga ikigo nderabuzima cya Centre de Santé Betesida, ndetse akaba yarafatanyije n'akarere ka Kicukiro ibigo by'amashuri birimo amashuri y'incuke n'abanza ya Authentic Academy, ndetse akaba kuri ubu ngubu afite na kaminuza y'Iyobokamana Authentic University. Apotre Dr. Paul Gitwaza yatangiye kubwiriza ijambo ry'Imana imbere y'abantu benshi afite imyaka 14 gusa, ndetse abavandimwe be bavuga ko yari umwana witonda cyane kandi uzi ubwenge. Mushiki we Revera Neza avuga ko ubwo yatangiraga amashuri yisumbuye kuri Institut do Bijombo, we n'abandi bana 2 aribo babonye impamyabumenyi diplome ku ishuri ryose, muhesha gukomereza muri kaminuza ya Kisangani. Nubwo se yifuzaga ko aziga teoloji, kuko se ni umupasiteri mu bantu bamenye ubutumwa bwiza hariya mu Bijombo, byatumye aba pasiteri. Akifuza ko n'umuhungu we nubwo yari umuhererezi nawe yaba pasiteri. Dr. Gitwaza we yumvaga yakwiga ibijyanye n'ubuhinzi, agronomy, ari nabyo yize mu myaka 2 ya nyuma ya kaminuza, kuko ubanza yawizemo psychology, ubumenyi by'imitekerereze ya muntu. Muri kaminuza niho Dr. Paul Gitwaza yahuriye na nyina w'ingeri Angelique, waje kumubera umugore mu 1992. Nibwo bahuye bwa mbere. Mu 1995 nibwo Gitwaza yageze mu Rwanda, atangira kubwiriza mu matorero atandukanye yo mu Rwanda. Abantu benshi bari bafite ibikomere bitandukanye. Ni nyuma yaho Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yayikirangira. U Rwanda rwari rukomeje inzira yo kwiyubaka mu buryo butandukanye, yaba ari mu mutima, ku mubiri, ndetse no mu buryo bw'ubushobozi. Atangira kubwiriza mu nsengero zitandukanye, atangira muri Assemblée de Dieu ndetse no mu Nkuru Nziza, aho yajyaga kubwiriza ubutumwa bwiza, ari nako akomeza no kuririmba. Apotre Gitwaza itorero rya mbere yashinze ari naryo itorero Siyoni yashinze mu Rwanda, riherereye muri Kigali mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Ngoma. Kandi akaba yarakomeje gushinga andi matorero mu Rwanda, mu turere twose tw'igihugu, muri Afurika, Uburayi, Amerika ndetse no muri Aziya. Dr. Paul Gitwaza yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe afite imyaka 9 gusa. Abatizwa mu mazi menshi afite imyaka 12, ndetse yuzura umwuka wera, atangira no kubwiriza ubutumwa afite imyaka 14 y'amavuko. Dr. Paul Gitwaza yashinze amatorero ya Zion Temple arenga 123 mu Rwanda, Uburundi, Kenya, Kongo, Tanzania na Uganda, aho yashinze imiryango 12 iba igize buri torero abereye umuyobozi. Dr. Paul Gitwaza yashinze imiryango itandukanye, harimo Authentic World Ministries, yashinze radio na televiziyo Authentic,
yashinze amavuriro ndetse n'imishinga ifasha imfubyi n'abapfakazi. Dr Paul Gitwaza ubu niwe uhagarariye Alliance Evangelical Church mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2009. Yaje gutangiza ikindi gikorwa cyiswe Afrika Haguruka urabagirane, cyamamaye cyane mu Rwanda nka Afrika Haguruka, cyatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2000. Ni igikorwa cyaje gishingiye ku buhanuzi bwakiriwe na Apotre Gitwaza bugira buti Imana yibuka Afrika kandi ishaka ko ihaguruka igafata buhambaye kandi bushingiye kuri Kristo. Iki gikorwa kandi kikaba cyaratangijwe mu Rwanda nk'uko ubuhanuzi busobanurwa na Dr Paul Gitwaza bwakiriwe bwari bwubatse mu ntego kandi y'Imana, uko u Rwanda ruzaba intango yivuka rishya n'ihinduka rya Afrika. Iki gikorwa kuva mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2025 cyagiye kiba mu buryo bw'inama, amahugurwa yibanda kugeza Afrika ku ntsinzi Imana yifuriza. Kuri ubu intumwa Dr Paul Gitwaza yashyingiranywe nk'uko twabigarutseho na Pasteur Angelique nyina w'ingeri, bafitanye abana 3 b'abahungu aribo Elisa, Ruka ndetse na Dawidi. Ayo namwe mu mateka makeya twabahitiyemo yo kubagezaho intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza. Mugira ibihe byiza.